104.1 Power FM. Special reports. A deeper look at stories making headlines. Turabasuje mwese mukomeje gukurikira ijana kaje kimwe Power FM. Tubaye ikaze mu kiganiro Special Report, ikiganiro cyo kuri mugoroba tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu muri mwaka turimo na 2024. Tugiye kugaruka ku ngingo irebana n'amatora ategejwe kuba mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Ni ingingo tumaze iminsi tuganiraho, ariko kandi tuzakomeza tujye tunaganiraho umunsi ku munsi kugeza igihe amatora abereye. Uyu mugoroba twahise kwakira Honorable Dr. Frank Habineza, akaba ari umwe mu bashinga amategeko by'umwihariko akaba na perezida w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda. Tugiye kurebera hamwe rero uko biteguye amatora mu ishyaka ayoboye, ndetse kandi anatubwire nuko atekereza mu bizaba muri aya matora, ndetse n'ibyo abona nk'ibitekerezo bye mu bijyanye na politique y'igihugu muri rusange. Munyemerere tumwakire Dr. Frank Habineza. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza namwe, kandi turabashimiye cyane ko mutwakiriye no kongera kudutumira hano kuri Power FM. Ngira ngo nagaru bwa mbere twongeye kwishimira ku kwakira muri studio zacu. Tugwaye ikaze kandi turizera kuza kugubwa neza. Yego rwose, nabaro bwa mbere ni ubwa kenshi, kandi natwe turishima kuba turi kumwe namwe, kandi tubizi ko mufite n'ababakurikira benshi. Ni byiza cyane. Yego. Ngira ngo mu minsi yashize twagiye tubona by'umwihariko nko mu ishyaka ryanyu Democratic Green Party muri mu bikorwa bitandukanye, habayeho n'igikorwa cyo kwemeza bamwe by'umwihariko nkawe bakwemeje nk'umukandida perezida cyangwa se umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika muri aya matora. Hashize iminsi muri mu bikorwa. Ese bimwe mu bikorwa mwatangiye kugeza ubwo mugeze hehe mu bigendanye no kwitegura aya matora dutegereje turi benshi azaba mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka? Navuga yuko ibijyanye n'amatora twebwe tumaze hafi imyaka 2 twitegura. Twatangiranye na muri 2022 kuko twari tuzi ko tuzagira amatora y'abadepite muri 2023. Yego. Ucyo gihe twatangiye tushiraho inzego z'ishyaka zitandukanye, izo twari tudafite inzego z'urubyiruko n'iz'abagore. So twatangiriyeho tuzishiraho mu turere hose. Yego. 30 tushiraho inzego z'abagore, inzego z'urubyiruko. Turangije kubikora umwaka wasoje tubirangije, noneho tugeze muri 2023 tukomeza ku rwego rw'intara. Nyuma yaho baza kuvuga ko amatora yagejejwe imbere cyangwa ahujwe. Ubu twarakomeje tushaka inzego ku rwego rw'intara, turangiza tusoreraho no ku rwego rw'igihugu. Ku buryo bunakubwira ko ishyaka ya Democratic Green Party of Rwanda dufite inzego z'urubyiruko kuva ku turere, ku ntara no ku rwego rw'igihugu, ndetse n'inzego z'abagore kuva ku karere, ku ntara, ku rwego rw'igihugu, ziza zunganira izindi nzego z'ishyaka zari zisanzwe zihari. So urumva ubwo twari twariteguye. Umwaka ushizeho twakoze na kongere y'ishyaka kwezi kwa gatanu. Ubwo twari twarayiteganyije no kuzaba kubera ko twari tuzi ko tuzayikora twemeza abakandida depite. Ubwo bitabaye turayikora, ariko noneho twemeza umukandida perezida. Ubwo iki gihe ishyaka ryemeje njyewe Dr. Frank Habineza nk'umukandida perezida mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize. Tusigara dutegereje komisiyo y'amatora kutubwira ibyo tugomba gutegura kubahereza. Ubwo barabigaragaje, tuzayibaha mu minsi ya vuba. Ubwo noneho turangije byo gutegura gushaka inzego, twakomereje ku gikorwa cyo gutegura imigabo n'imigambi yo bita manifesto tuzakoresha tuyamamaza. Ibyo nabyo twabitangiye mu kwezi kwa 9. Ubu twavuga ko twageze mu kwa 12 dufite icyo twavuga draft ariyo nk'imbanziriza mushinga. Noneho turakomeza tushaka ibitekerezo mu barwanashyaka nako tutaho duhera. Noneho ubu twatangije n'indi etape yindi ya nyuma cyo gushaka abakandida depite bava mu turere mu za nzego twavuze. Ubu tubikora ku rwego rw'intara. Twatangiye mu kwezi kwa mbere tutangirira mu mujyi wa Kigali, aho twatoye abakandida 6 baturuka mu turere 3 tugize umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo buri karere katora umugabo n'umugore. Ubu twakomereje mu majyepfo, hari uturere 8 twahurije i Nyanza rwego rw'intara. Nabo abayobozi uvuga ngo ni inzego z'abagore ziza, abayogara inzego z'abagore n'inzego z'urubyiruko n'inzego z'ishyaka ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'intara. Ariko buri karere kakitoramo abakandida 2. Ubwo mu ntara y'amajyepfo hari uturere 8 twabonye abakandida 16. Ubu ejo bundi kwa gatanu gishize twagiye Musanze mu ntara y'amajyaruguru, naho twabonye abakandida 10. Ubu muri iki cyumweru turajya mu burasirazuba, tuzaturi mu karere ka Ngoma kuri wa gatanu. Yego. Urumva turakomeje, turangiza Ngoma tuzajya mu burasirazuba, tuzajya tusigaje uburengerazuba. Twe dusoje etape yo gushaka abakandida depite. Tuzi ko ari ishaka ryabirangije, ari gutwa politique warangije gahunda zose, ariko natwe turi hafi kubisoza. Turizera ko kwezi kwa gatatu tuzatusoje ibijyanye no gushaka abakandida, no tusigaye no kujuza ibyangombwa bisaba kugira ngo tuzatange kandidatire zose zuzuye.
yego. Niba numvise neza ubu murabura igihe gito kugira ngo munemeze liste ntakuka y'abakandida depite. Niko bimeze kuko urumva batuye ku rwego rw'akarere deja baba bujuje ibisabwa, noneho ikizaba gisigaye ni gutondekanya urutonde rukazemezwa n'indi kongere izaba mu kwezi kwa gatanu. Muzatanga abakandida depite bangahe? Ubu icyo turimo gushaka ubu n'abakandida babiri buri karere, urumva buri dufite uturere 30, tuzafite abakandida 60 bavuye mu turere, hashobora kwiyongeraho n'abandi bakeya, ni ndumva bashobora kwanza 70 gutyo. 70. Kandi imyanya mufite mu nteko ishinga amategeko ni ngahe? 80. Muzahatanira Green Party zabona imyanya ingahe? Ishyaka nyine rya politique rishaka byose. Abaturage bagahitamo ibyo babahereza. Okay, reka tutaragira ku matora y'abashinga amategeko, reka tugaruke ku matora ya Perezida wa Repubulika, ni nayo matora makuru ategerejwe na benshi. Ngira ngo by'umwihariko abadukurikiye twibutse ko turi kuvugana n'umwe mu bamaze gutangaza ko bazahatanira umwanya wa Perezida wa Repubulika, ni Dr Frank Habineza. Ntabwo ari ubwa mbere agiye kwiyamamariza kuri uyu mwanya. Abantu bari kwibaza bati kuba atari ubwa mbere ugiye guhatanira uyu mwanya, ni iki kintu, ni izihe ngamba ufite nshyashya, cyangwa se niba nabyita wenda nka strategy mu rurimi rw'amahanga ufite ugiye kuzana nshya itandukanye niyo wakoresha ubushize? Kuko ushize nubwo yamamaje warahatanye, ariko ntabwo amajwi yawe ntabwo yari menshi, yari make cyane. Turabizi kandi nayo mpamvu twahise twishakamo kumenya inenge twari dufite ni iyihe. Buriya kwiyamamaza biragoye, ariko gutsindwa birababaza. Twababaye ariko twibaza impamvu byagenze kuriya, tushaka impamvu zimwe tugenda tuzimenya. Muri izo twabonye ishyaka ryacu yari tuzuje inzego neza. Twasanze icyo gihe twayamamaje ishyaka yari rikiri rito, ryari rimaze imyaka 4 gusa ryemerewe n'amategeko, dufite inzego z'ishyaka gusa. Ariko ubu twavuze ati kugira ngo dushobore kongera kwiyamamaza hagira ikintu kitandukanye, nuko tugomba kwagura ishyaka. Dushaka inzego z'abagore, dushaka inzego z'urubyiruko, tuzishyiraho nk'uko nabisobanuye mu kanya, zikaba zihari. Noneho nuvuga ngo ubu ishyaka ryacu ryiyongereye imbaraga nyinshi cyane. Dufite urubyiruko hirya no hino mu gihugu, aho wajya hose mu midugudu yose, Green Party uyisangayo, abagore usangayo, iyo hose, ari mu mirima, ari mu miceri, ari mu bigori, ari mu kawa, ari mu nganda, ari no muri za biro, baba hari hano hose. Nuvuga ngo ubu rwose ishyaka rwose yarakuze, rimaze indi myaka 7, riri mu matora y'imyaka 11, abaye ari umwana tukongera indi myaka 4 twamaze tutaremerwa, ibaye imyaka 15, tukavuga ati mu by'ukuri ubu ari umwana aba yarakuze. Abageze muri sokonderi aba yarakuze rwose, urumva, aba yarize imyaka y'ubukure. Twavuga ko mu by'ukuri ishyaka yarakuze. Kandi ikindi kiyongereho cyitwiyamamaza cyagiye turajya no mu nzego za leta. Twagiye mu nzego za leta ngo tuvugana, murabizi ko ndi umudepite, hari n'undi mudepite mugenzi wanjye, hari n'umusenateri dufite. Ibyo nayo ni ikindi kintu kiyongereho twari tudafite ubushize. Ari experience twabonye, ubundi bunararibonye twabonye, nabyo urumva ko ni ibindi by'inyongera. Dufite n'abandi batowe mu ishyaka bari mu nzego zibanze, dufite bari mu njyanama, hari dufite mu njyanama y'akarere, hari abandi bari mu nama z'urubyiruko z'igihugu, n'iz'abagore. Ariko ntabwo bari muri njyanama, ariko ntabwo ari abayobozi b'uturere cyangwa. Ariko aho bari hose baba baratowe, baba barahatanye, kandi noneho by'umwihariko baba barahatanye ku giti cyabo, kuko urumva ko mu nzego zibanze abantu batana ku giti cyabo, ariko abakorashaka bacu nabo abo gane bafite experience nyinshi cyane, kuba bazi imikorere y'inzego zibanze. Twe tuzi imikorere y'inzego z'igihugu nkuru, ariko bazi none z'inzego zibanze. Urumva yose ni cyangwa kwereka ibintu bitandukanye dufite ubu, biduha amahirwe kurusha ibyo twari dufite cyagihe. Iyo byose yego. Nyakubahwa Honorable Frank Habineza, ibyo ngibyo rivuga nkaho bisa nkaho bizabasunika kubona amajwi aruteye mwabonye, kuko ubushize mwabonye amajwi 0.47%. Uvuga ko mutari wenda mufite bimwe mutari mwujuje, ubu mwabyujuje cyane. Ibyo se bizatuma abaturage babatora ko ari aya majwi yaturutse mu baturage? Ariko urebe ko abaturage n'abana beza cyane. Mu mwaka wa 2017 batoye ishyaka Green Party ku majwi 0.4%. 0.47. Muri 2018 twasubiye imbere y'abaturage, turavuga ati ariko twebwe n'ubundi turagarutse, imigambo n'imigambi ni yayindi. Buriya manifesto yacu twavuguriyemo akantu gakeya, twongera tubasubiriramo ko tuzabakorera ibitangaza, tuzakora umusoro w'ubutaka, tuzazamura umushahara wa mwarimu, byose nk'ibyo twababwiye 2017. Abaturage batugirira icyizere, tubona amajwi arenze 5%,
twinjira mu nteko ishinga amategeko. So ntimukomeze kuzajya mutubarira kuri 0 n'ibice bine. Twavuye kuri 0 tujya kuri 5%. Ubu dufite icyizere yo kuva kuri 5% tukomeza tuzamuka. Muzakira mwewe muze kubara, muzajye mubara neza. Baramusubira inyuma. Tujyanye mu mibare urumva kandi imibare sinigeze nyitsindwa nawe naratsindaga. Ubu se urateganya ko muzabona ngahe ku mwanya wa President wa Republika? Icyo twizeye ni intsinzi. Ntabwo nakubwira ngo sindi komisiyo y'amatora sindi n'abaturage, ariko icyo tushaka n'abaturage kumva kugira kandi abaturage batugiriye icyizere kuko biragaragara nyuma y'umwaka umwe bavuze ati bari abantu turabizeye. Kandi mu by'ukuri ikindi kintu nari nibagiye no kukubwira nuko mu byo twijije abaturage ntabwo twababeshe. Byinshi mu byo twijije abaturage byarakozwe. Ubuvugizi twababwiye ko tuzabakorera twarabukoze. Umushahara wa mwarimu tuzabongeza cyangwa tuzakongezwa warongejwe murabizi. Ibyo turaza kubigarukaho. Ndashaka kwereka nyine yuko dufite imigabo n'imigambi twabagaragaje muri kiriya gihe byagezweho. Dufite ibigwi. Ni ishyaka rifite ibigwi. Ntabwo tukiri abantu bavuga ngo barabesha. Oya, ntabwo turi abantu babesha, turi abantu bavuga kandi tukaba abantu bakora. Yego honorable, ikintu abantu bari kwibaza nkuko bivuga nyine amatora aheruka y'umukuru w'igihugu mwari yamamaje mugiye kongera kwiyamamaza muri aya matora ya 2017 mwagize 0 n'ibice 47. Uravuga ko ufite icyizere ko ukurikije uko byagenze mu matora yakurikiyeho y'abashinga amategeko mwagize amajwi 5% kuzamuka, umukamuvuga ko mubona ko amajwi azakomeza kuzamuka ndetse na mukanya uvuze ko mwiteguye gutsinda. Urumva uhagaze n'amaguru abiri yombi ukabona ko uzatsinda amatora y'umukuru w'igihugu? Wowe urumva umuntu ugomba gutsinda agomba kuba ameze ate? Kuko kugeza ubu ngubu umukandida wamaze gutangazwa n'ishyaka ariko ubutegetsi FPR Inkotanyi niwe umaze gutangazwa ku mugaragaro, ariko hari n'abandi bashobora kuzatangazwa. Ku bwawe tuvuze uyu mukandida nakubajije nakubwiye ibyo twakoze n'ibyo tuzakora n'ibyo twagezeho. Wowe urumva umuntu ugomba gutsinda amatora yagombye kuba ameze ate? Ibyo bigenwa n'abaturage. Ikibazo ntabwo nanjye nakubwiye. Natwe twebwe gusobanura yuko abaturage batugiriye icyizere. Byagaragaye ko 2017 bitagiye neza, ariko bavuga ko bano bantu ibi bavuga katuha amahirwe, baduha amahirwe. 2018 batuha 5%, tujya mu nteko ishinga amategeko ndetse na nyuma yaho tujya no muri Sena. Urumva kandi tugezeyo ntabwo twacecetse, ntabwo turi abantu bagerayo ngo baceceke ngo tubeshe abaturage ibyo twabwiye ngo tubikore. Twaragerageje n'ubu hajemo covid n'ubu habaye iki uzabaze mu gihugu cyose uzarebe muri bira yacu twarabigerageje hafi birenze 70% ibyo tujije abaturage byagezweho, ku buryo ubu dufite icyizere yuko nitubagaruka imbere bazagira batugirira icyizere. Icyo nicyo nanjye nakubwira. Ubushize amatora aba y'umukuru w'igihugu mwavuze ko ibyavuye mu matora mwarabyemeye ndetse kandi munashimira uwabatsinze ari Perezida Paul Kagame n'ishyaka rye. Bivuze ko nyine mwemeye ibyavuye mu matora, mu gihe mu bindi bihugu rimwe na rimwe usanga rimwe na rimwe batajya bakunda kwemeranya n'ibyavuye mu matora. N'ubu ngubu nuramuka utsinzwe uzemera ibyavuye mu matora? Amatora abaye mu mucyo no mu bwisanzure nje nzemera ibivuye mu matora. Watsindwa watsinda icyangombwa nuko abaye mu mucyo no mu bwisanzure. Ariko ubushize twarabyemeye, ariko hari ibyo twanenze twagaragaje ko tutishimye. Nabyo twarabivuze muri declaration yanjye niba Ishyaka irahari nagaragazaga ko ari byo ntishimiye. Habaye mu uburyo abantu bari mu biya komisiyo y'amatora bakumiraga indorerezi zacu kwinjira mu byumba aho babarira amajwi bakababuza kwinjiramo, ndetse no mu matora bagitora bakababuza kwinjira aho amatora atora cyangwa kuri site bakabuza kwinjiramo, cyangwa umuntu yahagera kuri site bakamubuza kujya mu kindi cyumba akamubwira ngo agume mu cyumba kimwe ntasohokemo ngo ajye mu kindi cyumba. Ku buryo habaye ibintu bitandukanye cyane twabwiraga na perezida wa komisiyo y'amatora tukamubwira ku rwego rw'igihugu ati hari ibibazo, rimwe akatelefona akavuga ati abantu mubareke baremewe, kuko list twari twayimuhaye twari twarujije ibisaba byose kugira ngo abantu bajye kuduhagararira mu byumba by'amatora. Ariko ibibazo byaravutse, noneho hari n'ahandi basinyaga ku bipapuro bya bindi basinyaho byarangiza bakasoma ibindi kandi bamaze no kubisinyaho bakavuga ati abantu bagize babaze bakasinya, ariko bakaza kuvugwa ibindi bitari byo. Byose twarabivuze, ariko iyo byose byabaye twavuze yuko bidahagije kuba twakwanga ibivuye mu matora. Twemera ko twatsinzwe, tutanga na felicitation ku watsinze amatora, ariko bitavuze yuko izo nenge zabaye zitagomba gukemuka. Turasaba ko n'ubundi ibintu nk'ibyo bitari byiza biteshe igihugu agaciro bitazagaruka, bizakemuka rwose. Abantu babe smart rwose, twe kuzongera gusubira mu bintu nk'ibyo byo kuba babuza abantu kujya muri sare, babuza abantu kuba amajwi habarurirwa, ibyo byose ntibizagaruka.
izo mbogamizi mwahuye nazo mwabashije kuzigeza ku nzego zibishinzwe mukaba mufite icyizere ko uyu mwaka bitazongera kubaho nk'iki cyo kuba indorerezi zanyu zarabuje kwinjira mu byumba by'itora cyangwa se zikemererwa kwinjira amatora arangiye murizera ko bizagenda neza? Nibyo nari gusobanura yuko nabitaga mbwira perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora ibibazo bimwe akahita bikemura ibishoboka, hari n'ibindi bitashoboye gukemuka. So ntako ntagize niba ubwiye perezida w'igihugu w'amatora hari undi se urenze ubona agomba kubwira, ariko hashize imyaka myinshi ubu se na n'ubu iyo mbivuze ubu buriya nabo ndimo kubiburira kugira ngo byo kuzagaruka kandi zakomeza tubikorera. ashaka kuba wenda tumva igitangazamakuru turi kuganiraho ariko ndizera ko tuzagira umwanya buriya ntabwo nzi ukuntu bakora ariko hari igihe ubushize bagize umwanya wo kuganira n'abakandida n'iki byose nduva tuzagira umwanya wo kuganira nabo tuzagira tubibagezeho. Ni Dr Frank Habineza akaba ari umwe mu bakandida perezida duteganya kuzabona muri aya matora agiye kuba mu mpeshyi y'umwaka ni mu kwezi kwa 7 2024. Ni amatora rero y'umukuru w'igihugu, turaza kandi kuba tunaganira n'amatora y'abashinga amategeko nk'uko ari ingingo twatangiye kuganira muri iyi minsi kandi tukazakomeza kugenda tuyiganiraho. Ikiganiro ni special report, munyemere dufate akaruhuko gato cyane turagaruka mu kanya, nimujye kuri 104.1 Power FM Special Reports, a deeper look at stories making headlines. Twongeye kuguha ikaze wahisemo kumva 101.1 Power FM turi mu kiganiro special report. Ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba turi kurebera hamwe ibirebana n'amatora, by'umwihariko rero turi kumwe n'umutumirwa w'uyu mugoroba ni Honorable Dr Frank Habineza akaba ari umushinga amategeko ndetse akaba na perezida w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda, rimwe mu mashyaka atavuga rumwe na leta nkuko bakunze kwita amashyaka ari muri opposition. Ndabeshya Honorable? Niko kuri. None wenda twihuse twari turi kuganira kuri kandidatire yawe, icyo abantu bakwitega mu matora ategerejwe muri uku kwezi mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka turimo. Wenda ikindi twakubaza ni ubuhe buryo witeguye gukoresha kugira ngo amajwi yawe aziyongere cyangwa se ndetse nkuko ushize turi kugenda tubigarukaho mu byabaye ushize wabonye amajwi atari menshi, ni make ugereranyije n'abandi bari muhanganye. Niki kindi gishya abantu bakwitega kuri wowe? Nkuko rari bisobanuye ubu tumaze igihe tukora manifesto cyangwa imigabo n'imigambi y'ishyaka, twongera dusubira mu Banyarwanda tubabaza ibibazo bibaraje ishinga bumva bikeneye gushakirwa ibisubizo, kuko manifesto yacu cyangwa se imigabo n'imigambi y'ishyaka ishingira ku bibazo by'abaturage, ishingira ku bitekerezo by'abaturage. Ntabwo ari ibintu twicara hariya ngo duhimbe, oya turagenda tukamanuka. Twaramanutse buriya tumaze twakoze process ndende kuva imyaka 2 ishize yose, tumanuka tubaza abaturage, tumanuka mu giturage, wabizuze ko twageraga dushaho twakusanaga ibitekerezo. None twagize n'undi mwanya wo gusuzuma manifesto yacu y'ubushize, turebe ibyo twabashoboye kugeraho n'ibitaragerwaho, nabyo tubyiga dusanga bitaragerwaho tugomba kubigarukaho tukabishyira muri manifesto nshasha. Ibyo byose ni ibintu abaturage bagomba kutwitegaho ko tuje n'ubundi tuzanye ibisubizo. Ubusanzwe akandi kazina bampaye ni ingendo urumuri n'igisubizo cy'Abanyarwanda. Nuvuga ngo tuje tubazanira ibisubizo. Urumuri n'igisubizo cy'Abanyarwanda. Iryo zina ninde wari kwise? Abanyarwanda nibo barinyitse. Abanyarwanda. Okay. So limaze igihe kuva 2017 nibo barimbatije. Nuvuga ngo kuva icyo gihe dushaka ibisubizo ariko tukababera n'urumuri. Buriya dufite n'inyoni yacu tugenderaho, inyoni yacu iri mu kiragantego cyacu ya Kagoma Igo cyaregre. Iyo nayo ni inyoni nziza cyane idufasha kureba kure. So navuga ko mu by'ukuri tureba kure tukashishoza tukashaka ibisubizo kandi birambye kandi bireba Rwanda yose. Ntabwo turi abantu bavuga ngo turirebaho inyungu zacu gusa, oya tureba inyungu z'Abanyarwanda bose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, ariko n'abandi n'abatura Rwanda n'abandi batuye mu Rwanda. Ibyo turabigarukaho. Dufite na gahunda nziza ijyanye n'abaturanyi n'ibihugu by'ibituranyi byose
ibyo turagarukaho turajya tubiganiraho honorable. Ikindi wenda tukiriva kuri ibi by'imyiteguro mufite muri mu ishyaka ryanyu ku mwanya wa perezida wa repubulika, turumva ko witeguye ku bashinga amategeko, nibo twari tugiye kugera ubu ngubu muri procedure yo gushakisha abahagarira uturere. Watubwiye ko ari 2 muri buri karere. Niba nuyumvise neza nuko muri ukwezi kwa 3 birangira mwamaze kubona liste nakuka cyane rwose. Ese ukurikije aho mumaze kunyura hirya no hino mu ntara zitandukanye no mu turere dutandukanye, murabona abakandida bari kuza gutanga kandidatire zabo cyangwa se kugaragaza ubushake bari kwitabira ku bwinshi cyangwa bafite cyane rwose nta bwitabire muri kubona? Kandi nibyo natangira nkubwira ariko biro ariyo hasubiwemo. Navuze ko twatangiye no mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali ufite uturere 3, twabonye abakandida 6, buri karere kahagariwe n'abakandida 2, umugabo n'umugore. Tukomeza amajyepfo, hari uturere 8, tubona abakandida 16, harimo abagore 8 n'abagabo 8. Tujya mu majyaruguru n'uturere 5, tubona abakandida 10, naho abagore 5 n'abagabo 5. Ubu nakubwira ko kugeza kuri uyu munota dufite abakandida 32. Uburinganire mwe mugendera kuri 50% niyo hame y'ishyaka. Kubera iki? Twabise genda parite. Twavuze ati leta y'u Rwanda yihaye 30%, twebwe nk'ishyaka ya opposition tugomba kurenzaho. Twarengeje tukora 50%. Ni intego twiha. Bishobora kwanga ariko twihaye ni buri intego iri hejuru. Urabona ko tuzi ko barahari bwitabire bw'abagore muri politique. Ibyo mubye byose ubwo niba tufite abakandida 32 deja bamaze gutorwa ubu 16 n'abagore 16 n'abagabo, kandi tuzakomeje. Abagore barashoboye cyane kubahengekamo kugira ngo mwuzuze benshi babishatse ahubwo bakatora bamwe bagatsindwa. Okay, wenda twihuse. Kandi ikindi kitangaje, bakanda benshi dufite benshi baracyari urubyiruko. Ndavuga bari mu myaka bavuga ko ari urubyiruko. Aba bashinga amategeko. Urabona nacyo ni ikintu gishimishije cyane. Kuba dufite u Rwanda twizeye rw'ejo hazaza rwiza cyane. Aho ngaho uko mwiteguye amatora, kandi nk'uko mubivuga nyine mukamufite icyizere ko muzatsinda. Reka twihute rero. Niki abanyarwanda muri rusange basabwa cyangwa se mubasaba muri bihe biri imbere y'amatora nk'ibihe turimo, ndetse no mu gihe cy'amatora nyirizina ndetse na nyuma yayo? Kwiyamamaza ntabwo biragera. Igihe cyo kwiyamamaza kigira tuzabivuga cyane, ariko icyo twavuga ati bakomeze batugirire icyizere kuko turi abantu batabesha mu matora mo hagati mu gihe cy'amatora. Nanubu bakomeza batugirire icyizere kuko dukeneye icyizere cyabo, dukeneye ubufasha bwabo kuko amatora aragoye, kampeni ziragoye, dukeneye uburyo bw'amafaranga, uburyo bw'iki byose, ibitekerezo byose. Bakomeza batugirire icyizere, batushigikire, ndetse n'icyo gihe nikigira tuzongera tubasabe noneho ibirenzeho nyuma yaho. Kuko nakubajije mbere y'amatora, mu matora hagati na nyuma yaho. Ubu icyo nasaba na nyuma bakomeza batushigikire, na nyuma yaho nabwo murasaba ko bakomeza kubashyigikira. None se na nyuma y'amatora rega ntabwo abantu bakushigikira bagomba kurangiriza mu matora gusa, bagomba gukomeza kugushigikira ku ibitekerezo na nyuma y'amatora. Kandi barabigaragaje, bakomeje kumba hafi, turi no mu nteko bakamba hafi, bakatubwira tukora ubuvugizi, bakatugirira icyo cyizere, bakamitamo kubakorera ubuvugizi, bakamitamo no kujya kubasura. Narabasuye benshi cyane bafite ibibazo runaka, tukabishakira ibisubizo. Uzabaze ba minisitiri twaraganiriye, ba minaroko n'abandi bose ku bibazo by'abaturage, ba minisante, bandi bose nkabasura no kubasura byitandukanye byinshi cyane. Twagiye tubikemura mu mujyi wa Kigali, ngira ngo twagiyeyo kenshi. Ari ibibazo bya Kangondo, nageze no mu rukiko Nyamirambo ku bibazo bya Kangondo, ndeba mbuhura n'umuhuza no muri minaroko njyayo, ntako tutagize. Twabaye hafi nabo batwaye hafi, bakomeza batugirira icyizere. Mu bindi bibazo bikurikira ibyo turaza kubigeraho. Ntabwo mbambize ko wabiteguye, ngiye bamubwira ibyo dufite. Nta kibazo, turakomeza tugende tuganira mugani aryo wasubiyemo. Nangiye kubaza ni uruhe ruhare ubundi rw'ishyaka ryanyu muri politique y'igihugu ndetse no mu iterambere ry'igihugu muri rusange? Kandi maze kurukubwira uruhare rwa mbere rw'ishyaka, ishyaka rijyaho rishaka ubutegetsi. Ishyaka rya politique ryose, nta umutwe wa politiki wose witwa ngo umutwe wa politiki cyangwa ishyaka parti politique ijyaho kugira ngo ibone ubutegetsi. Kububona bibamo inzira zitandukanye. Ushobora kubona presidence, ariko presidence ni intebe imwe gusa, ariko habaho n'izindi ntebe. Ushobora kubona abaminisitiri, ushobora kubona abambasaderi, ushobora kubona abadepite, abasenateri, abameya, ba guverineri n'ibindi byose bitandukanye.
iyo byose biba bigize cyo bita ubutegetsi. Tuvuga ngo twe tuharanira ubutegetsi, ikintu cyo cyambere. None iyo umaze kubona ugomba kubukoresha neza kugira ngo ibitekerezo byawe bishobore kugera kure. Twebwe cyo twashoboye kubona kugeza ubu twabonye mu nteko ishinga amategeko, kandi umwanya twawukoresheje neza. Twakoze ubuvugizi bw'abanyarwanda, bya bintu dufite muri manifesto yacu twakomezaga kugira tubivuga mu buryo bwemewe n'amategeko, tukavugira mu nteko, tukavugira mu itangazamakuru, ibintu bigenda bikemuka, byinshi byarakemutse. So navuga ko urwo rwose ni uruhare rw'umutwe wa politiki. So umutwe wa politiki utari mu butegetsi ufasha kugira ngo ibibazo icyo bita checks and balance, kugira ngo leta ye kwirara cyangwa kudamarara, sinzi ko babyita mu Kinyarwanda uko umuntu yabibwa neza, kwicara kadamarara akavuga ati kwikebura, akamenya ngo hari abandi bantu bareba ibyo dukora, nidukora nabi bazabivuga bizaba bibi cyane, cyangwa se iyo babikoze nabi mukabivuga bakabikemura. So urumva icyo gihe muba muwayengira akamaro ku banyarwanda, kuko twese ari ishyaka riri ku butegetsi, ari n'iriya opposition, twese dukorera umunyarwanda, abaturarwanda nibo tuba dukorera, nta zindi nyungu tuba dukorera zirenze ibyo. So ni ukuvuga ngo iyo tukoze ibintu ishyaka riri ku butegetsi kabyumva rikabikemura, umunyarwanda wa wundi wo hasi cyangwa se wo hejuru niwe wishima. Iyo tuvuze ngo tuzagabanya umusoro w'ubutaka ukagabanuka, umunyarwanda niwe wishima. So ukuvuga ngo tuba dukorera twese. Navuga yuko ibyo twabikoze abita kugira influence muri politique cyangwa kugira muri police no kuvuga mu rwego rwa politique y'igihugu, mu rwego rw'amategeko. Amategeko twashizeho cyangwa twagizemo uruhare kugira ngo ajyeho, tutangamo ibitekerezo byacu. Ibi byose ni uruhare w'ishyaka rya politique. Noneho no ku rwego mpuzamahanga nabyo hari ibyo dukora bishe sima igihugu cyacu. Nje mwabonye ko ejo bundi umuryango ku rwego rw'isi, amashyirahamwe y'amashyaka ya politiki yose ku rwego rw'isi yashinzwe kurengera ibidukikije, ko yashizeho yampaye umwanya wo kuba ambasaderi wayo ku rwego rw'isi. Yamara byumvise nkaba ndi global green ambassador ku rwego rw'isi yose. Nuvuga ngo ibyo nacyo ni irindi shema ry'igihugu riba ryiyongereye. Ibyo ntabwo bishobora kuza tutakora, babiha n'ubundi umuntu agaragaje ko akora cyangwa se abantu bagaragaza ko bakora. Ayo mashyaka yo ku isi yose yaragutoye cyane. Ubu ngubu ni uhagarariye isi yose, ngabandi ambasaderi wabo ku rwego rw'isi. So byaratangaje, sinzi impamvu mutabimenye. Kugira abadukurikiye nabo wenda batabimenye babimenye, ni umwanya utorerwa ukaba ufite manda cyangwa ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibya manda. Ni ukuvuga ngo wahawe icyizere, ushobora kuba ambasaderi igihe cyose cy'ubuzima bwawe bwose. Ni ukuvuga ngo hari inshingano bampaye, ngomba kubakorera ubuvugizi, ngomba kubahagararira, ngomba gukora iki ku isi yose. Bashobora kuba baza hano mu Rwanda, ndetse bamwe batangiye no kuza tukabagira inama, tukakora iki. Bimwe bazajya baza bagasura n'ibikorwa byacu by'ubukerarugendo, bamwe batangiye no kubisura. So ni byinshi cyane ntabwo nabirondora, ariko bifite inyungu ku gihugu, ntabwo ari inyungu zagize gusa. So navuga ati byose bibaho kuba k'ishyaka rihari, wambaza uruhare rw'ishyaka. So tufasha mu bukungu bw'igihugu, tufasha mu bubanyi n'amahanga. Ubwo ibyo navugiye mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, iyo umuntu yumvise u Rwanda kuva umunyarwanda, urumva ko ububanyi n'amahanga habaho ikintu cyagiye gikora iki kihinduka. So navuga ko ari byinshi cyane kandi byose ni ingirakamaro. Yego. Wari ubikomeje uvuga uti buri shyaka ryose reba rifite intego yo kugera ku butegetsi, namwe niyo ntego mufite, birumvikana nk'uko umaze kubisobanura. Ariko hari aho nyine mutaragera. Muramutse mugeze ku butegetsi, ni iki mwakora mubona kidakorwa n'ishyaka riri ku butegetsi? Mwebwe mwakora iki kidasanzwe? Icyambere tushiramo imbaraga kirenze ibindi byose ni ibintu bijyanye na demokarasi. Turumva yuko muri demokarasi tugomba kongeramo imbaraga, kuko demokarasi ni urugendo. Wavuga ko n'ibihugu bikomeye bya Amerika bikiri mu rugendo, nabyo usanga bafite imbogamizi nabo n'ahandi. So nkavuga yuko natwe tugomba gushiramo imbaraga mu bijyanye n'ubwisanzure, kwishyura ukizana, gutanga ibitekerezo, umuntu kuvuga ko yisanzuye, itangazamakuru nabyo uburenganzira bwaryo, ndetse n'ubushobozi bwo gukora akazi k'itangazamakuru, ndavuga icyo bita media financing, kugira ngo babone amafaranga yo kubikora. Hari ibitekerezo byinshi cyane tugenda tugaragaza. Umuntu akaba yatanga igitekerezo cye atatinya yuko azakibazwa, cyangwa wari umuntu uri bumukurikire. Abantu tuvuge ubwisanzure, ibyo ni ibintu by'imbere twumva ko bishamwe imbaraga cyane kurusha ibindi byose. Ariko ntabwo ariyo byonyine. Turareba iby'ubukungu, haracyari ibibazo by'ubukungu mu Rwanda. Murabizi yuko hari abantu bamwe bakiburara cyangwa barya rimwe ku munsi, barahari hano mu mujyi wa Kigali, giye mu ndabazi. Urumva ibyo dukeneye ko abantu barya 3 ku munsi, nko minisante bitubwira, tukarya 3 ku munsi. Umuntu wese akaba atagomba kuhangayika ngo yabuze ifunguro. Ari mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose, umuntu wese akaba ashobora kubona uburyo bwo kugenda
atahangayitse, ndavuga ubwo ingendo, uburyo bw'ingendo bwose, kuba ahantu heza, ariko cyane no kubahiriza amategeko, leta ikubahiriza amategeko ariho, ujya wumva ibintu byo kwimura abantu ku buryo butubahirije amategeko, ntibahabwe ingurane zabo, tukuvuga ko ibyo bigomba kubahiriza. Cyo bita état de droit, tukeneye ko icyo cyashyiramo imbaraga, icyo bita état de droit, the rule of law, amategeko arahari ariko yubahirizwe, ye kubahiriza gusa n'abaturage, ariko na leta nayo cyangwa inzego za leta nazo ziyubahiriza. Ibyo byose tubishima imbaraga byose, tuzamura ubukungu, turwanye ibibazo by'ubukene, dushaka akazi, icyo bita employment opportunities, twongera amahirwe yo kubona akazi, tugabanya ubushomeri mu rubyiruko, ariko n'abandi bashaka gukora, ari abize n'abatize bose. Tureba ukuntu tuzashyira imbaraga mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Mu buhinzi cyane turebe ukuntu habaho n'inganda zibita agro processing industries, inganda zitunganya ibivuye, umusaruro uvuye mu bihingwa cyangwa bishobora kuba bijyanye n'ibyo bihingwa, ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ibi byose tuzikore kugira ngo abantu bafite imbaraga zo gukora, batize, babe bakora muri izo nganda, n'abandi bize bashaka gukora indi mirimo ijyanye no kwiga kwabo nabo babe babikora. Byose buri muntu wese abone ikintu akora. Noneho ibyo urumva icyo gihe akazi kaziyongera. Noneho abantu bagabanyuke, bava mu cyaro baza mu gihugu, abantu bose baba bashaka kuza mu mujyi bazi ko ariho amahirwe amanuke no mu cyaro, abantu bagumeyo, amashuri meza mu cyaro abeyo. Uziko turashimira yuko twazanye igitekerezo cyo ko abana bagomba kurya ku ishuri, murabizi ko cyari muri manifesto yanjye, ndakivuze bwa mbere mu 2014 ko zagaburira abana ifunguro rishushe. Leta yaje kubyemera, abo abana bararya ku ishuri, ariko ikibazo noneho cy'ubucucike, abana ni benshi cyane mu mashuri, ibyumba byo kwigiramo biracyari ibibazo, ndetse naho kurira, naho naho ni ibibazo, ntibafite aho barira, usanga barira mu mashuri, icyo bita refectoire, ntabwo babitsezo barira mu mashuri, usanga biratinza n'iki byose. Ibyo byose tugomba kugenda tubyigaho, bimwe ibisubizo biraza, ariko bikazana n'imbogamizi, izo mbogamizi tugomba kuzigaho nazo zishakirwe ibisubizo. Honorable, tukiri aho ngaho ku bintu mwakora, urumva uvuze ibintu bitandukanye, ariko wenda ngarutse ku bijyanye n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ndetse no ku ngingo irebana n'itangazamakuru mu rusange. Ese ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mubona buri hasi? Tubona yuko bugenda buzamuka, hari intambwe igenda iterwa, kuko tuzi ko hari igihe abantu badashobora no kujya kuri radio ngo batange ibitekerezo, ariko bunjya numva abaturage baterefona kuri radio, rimwe na rimwe ntibashaka kuvuga amazina yabo, ariko baterefone niba batanze igitekerezo. Hari igihe bajya baregana ba meya, abayobozi b'inzego z'ibanze bagize ibibazo bakabarega, ariko rimwe bashaka kugira ngo bamenyekane cyane, ariko bakabivuga. Ujye ubona ko hari intambwe igenda iterwa, ariko tukeneye ko n'abantu be kuba anonymous, bazajya bavuga ati njyewe ni kanaka, ndavuga ko meya kanaka yakoze iki n'iki, ariko na meya yumva yuko atagomba gukurikirana uwo muturage ngo amubaze ku cyo wavuze, kuko hari igihe abantu babivuga ugasanga abantu babakurikiranye. So hacyarimo ako kabazo cyo ko umuntu atinya ko azi ko ashobora kumukurikirana, kandi birazwi ko babakurikirana nyine, bakabaza ngo umuntu kanaka yavuze ku maradiyo, avuganye n'abanyamakuru, ntabwo tuzongera ntimuze mumuhenga cyane muzagira iki. Njya mbibona amakuru mbanyafite mu giturage. So turivuga ko ibyo nubwo bwisanzure mba ndimo kuvuga ko bugomba kugenda bubaho, umuntu yatanga igitekerezo kiba ariko gukurikiranwa. Utekereza iki ko bavuga ko hari n'abantu biyima ijambo cyangwa se bagira ubwoba, ibyo bakunze kwita self censorship? Nabyo birahari, self censorship irahari cyane mu banyamakuru mwebwe, ariko navuga ati nta utinya ishamba atinya icyo yahuriyemo naryo. Buriya nabo ntabwo nabanenga cyane ngo biheje cyangwa se bifata kubera ko babona ko ari undi mugenzi wabo bita Cyuma uri muri prison, bakabona uwo bita Jean Paul afunzwe, bakabona n'undi wundi. So uyu umunyamakuru nabona Jean Paul ari hari yafunzwe, kandi wareba ibyaha yakoze atari ibyaha wavuga ngo yagumye kufungwa, ukabona Cyuma ukibaza impamvu afunzwe, bikakuyobera nawe ujyangira kugira mu ki akobo, ukagenda none wifata nawe, ubwo ntari ntanzingero nke, ariko ari n'izindi. So ibyo nibyo dushaka ko bigenda bigira. Niba umuntu yego n'abanyamakuru n'abantu bashobora gukora ibyaha nibyo, ariko niba bigaragara ko ari icyaha cyenyewe, habeho uburyo bw'ukurikirana. Ariko niba ari icyaha cy'umwuga, kanaka yanditse, kanaka yavuze kuri YouTube ibijyanye n'akazi kiwe, bikahinduka icyaha, kandi ari urwego rushinzwe kugenzura ibyaha by'abanyamakuru cyangwa imikoro y'abanyamakuru bita RMC, ndumva ibyo bintu bigomba kugenda bisobanuka. Niko bwisanzure bugenda buza. Akabaho no kuhumya. Kera bavugaga ngo abanyarwanda ngo umwami ngo usanga ari udahumya ngo ntabwo ahaka.
inagurenze ikinyarwanda kize nukuvuga ngo uwo mwami nukuvuga ngo buri gihe cyose abona dukosa ntabwo yagira umuntu abagaragu kira abantu bagiraga abagaragu ntabwo byakunda nukuvuga ngo n'uwo mwami tuvuze niba ari polisi ubwo niba ari ribu niba ari inde agomba nawe gumyijisha rimwe no mu bintu akabyihura akarekera abandi izindi nzego zigakora niko kwisanzure buza naho bavuze muri kan kose bazagakurikirana ngo Jean Paul yavuze ngo Cyuma yavuze Kanaka yavuze barabatwaye ribu niyemereye abatwaye bafashe ubwo abandi ngo RMC zaza nyuma kukurikirana abantu kuri ribu bagiye bakatanga raporo RMC kabakurikirana ko nayo ishobora kuhanika kwa nizo kaza zamutangaza amakuru kazibakuraho birashoboka. Tuvuge kuri umunyamakuru twa Jean Paul uheruka gufungwa ubitekereza iki kuri dosiye ye? Gihe cyo navuga mvuze muri principe muri rusange yuko umunyamakuru atagombye gufungwa kubera ko yanditse cyangwa kubera ko yavuze ibijyanye na dosiye ziri particulier ntabwo nazijyamo. Okay. Hanyuma wavuze no kubijyanye n'ubushobozi bw'itangazamakuru bijyanye n'amafaranga uvuga ko ubona harimo ikibazo nibyo koko urabona ari uko byagenda ngo ikibazo gikemuke? Ndabizi cyane hari amaradiyo yafunzwe nka KFM yarafunzwe kuko yabuze amatangazo. Ndabizi ubu Contact FM ntigikora ariko na televiziyo ntigikora. Ndazinzi n'izindi zigowe ntabwo ndi buzivuga amazina yazo zirahari hano n'abanyamakuru bamwe bavuyeyo cyangwa barahunze bagiye ahandi bavuye baranazireze no mu nkiko ariko kubera ko atari kubera ko zashatse kubambura ariko zabuze uko zibaho. Ndabizi televiziyo yitaga Royal TV nayo yarafunze n'ibindi byinshi cyane byose byavuga kubera ko zabugeze ahantu zashobora kubalansinga akazi kazo nibyo zinjiza kuko amatangazo yose yigira muri RBA. Ndavuga RBA ni ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Usanga Radio Rwanda televiziyo Rwanda yo bifite amatangazo menshi cyane n'ibindi binyamakuru bishamikiye kuri leta. Usanga nk'imvaho ibifite nka page nk'ebyiri ziriho inkuru cyangwa eshanu ariko ukasanga ifite amatangazo menshi cyane. Sanga muri niyo cyangwa gisohoza gifite amapaje 30 ugasanga amatangazo arimo amapaje 20 inkuru zima amapaje 10. Iyo bintu bivuga ni ibintu mu bishobora kugera hariya ku isoko kabiverify ibindi kuvuga ntabwo ari kuvuga ibintu nkuye mu ijuru ndi kuvuga ibintu bahano mu Rwanda. So ugasanga none abandi bafite abanyamakuru birabagoye. None usanga abanyamakuru benshi bigiriye muri sport ibindi byo gushaka inkuru kuko ushaka kujya gutangaza amakuru kuri tele birahenze cyane bakabivamo kandi abaturage bakeneye kumenya ibibera kuri tele cyangwa ibabara cyangwa kubavugira n'iki byose. Ugasanga abantu bose bigiriye muri sport kuko sport iraroshe no kureba kuri YouTube no kureba kuri internet bakavuga Arsenal n'abandi bose. So nkavuga mu by'ukuri icyo twavuze ko twebe tuzashigikira yuko ikigo cy'igihugu cy'itangaza amakuru kihabwa amafaranga y'umwihariko avuye mu baturage mu iso y'abaturage kikava mu bucuruzi kikarekera ubucuruzi itangazamakuru yigenga amateleviziyo yigenga n'amaradiyo yigenga n'ibindi binyamakuru bikabona aya matangazo avuye muri leta no muri prive. Noneho iyo RBA yacu Radio Rwanda na televiziyo Rwanda niyo twashaka tukafata ku musoro wacu 1% tukayivuga tuyihaye riri nibazagiye batekereza ngo bazabaho kubera ko leta yabishatse babeho kubera ko abaturage babahaye umusoro wabo byakora neza kurushaho. Ibyo bintu nibyo tuzashigikira. None ikindi turashaka ikigega cyihariye cy'itangazamakuru cyo gufasha itangazamakuru kifasha muri iyo bintu by'ubushobozi kugira abanyamakuru bakeneye kuntu bakwiteza imbere babona aho bakushobora gukura amafaranga nk'uko ubona za mwarimu kuko zihari zifasha abantu kubona amafaranga mu buryo bworoshye ariko noneho habari kuri interest rate cyangwa se ku nguzanyo inguzanyo ariko ifite ikiguzi kiri hasi cyane nka 1% atari kuvuga ngo ni ikigega cyashishije gukora business ariko ikigega cyishizwe gufasha abanyamakuru. Ibyo byose ni ibitekerezo tuzakomeza kugarukaho. Yego ngira ngo ikindi kintu waruvuze wenda kirebana n'icyo mwakora mu gihe mwaba mugeze ku butegetsi ni kijyanye no kuzamura ubukungu bw'abaturage bakomoje ku ngero z'uko harimo abarya rimwe cyangwa se bakanaburara muri rusange n'ubukungu ndetse n'ubushobozi bw'umuturage muvuga ko muzongera imirimo abantu bakabona imirimo yaba ari mu cyaro n'abari mu mujyi. Ese ibyo muzabikora mute kandi tuzi ko ikibazo cy'ubukungu ari ikibazo rusange kiri global? Ni ikibazo cya politique. Ibintu byose bifira muri politique cyangwa se bikemurira muri politique. Politique bivuze iki? Politique bivuze imigabo n'imigambi byo bita policies zo mufite ibitekerezo mufite byako bikajya mu nyandiko mukabishiramo n'urwego rw'amategeko bikumvishwa n'abandi. So akenshi bumva ko ishyaka yatsinze ariyo ryabaye moteri rishira ibitekerezo byabo bikumvikana ariko buriya iyo ryirengagije n'abandi batatsinze ntabwo rigera kure. So natwe nitwanka dutsinze tuzagufatanya n'abandi
kugira ibitekerezo byacu bigere kure ariko niba bigiye n'ubundi buryo abandi batsinze ntibazaturengagiza kuko baturengagije babonye ko turi inkingi za nkingi hariya bazita gute za nkingi hari za mwamba n'izindi zose ubona turi mu nkingi imwe y'inzu ikomeye natwe tufasha mu kubaka igihugu inkingi ya mwamba banza ari ya nkingi biri mu nzu hagati ishobora kuba ariyo ishyaka ryatsinze ariko ntabwo ariyo yonyine inkingi igira inzu mwamba kuko ntabwo ariyo igira inzu hari n'izindi nkingi zifasha kugira inzu byaba ushaka kumva ibyo ndi kuvuga yego so nkuvuga ati mu by'ukuri ibitekerezo byacu ni ibyo twashingiraho tufite programme bita food security yo guhinga tukihaza mbere ko tutsaguriye amasoko tubanze twihaze mu ngo zacu kusanga abantu bajya mu makoperative bakahinga ibyo bigori n'iyo miceri byose bakatwara muri koperative bakasigana akantu gake cyane birangiza amafaranga babahaye bakazaduka kongera kugura wa muceri cyangwa kugura ya kawunga kandi aribo babyihingiye noneho turivuga ko umuntu yagombye kubanza kwihaza mu rugo iwe noneho akazatekereza byo kujya kugura hanze yamaze kwihaza icyo gihe nibyo tuzabishyigikira ariko dushyigikire nicyo bita ubuziranenge mu biribwa food safety kuko urumva mu Rwanda yemeje itegeko rigomba guhindura ubuzima bw'umwimerere bw'ibihingwa cyangwa se bw'ibindi bintu ibyo bita genetically modified organism ibyo nabitoye oya sinagize byemera mu GMO yes itegeko ryanasohotse bagiye gutangira kubi lab yaratangiye so ni kuzabizajya bihindura no kuvuga ngo ikigori ubona ntabwo wabitoye warabyamaganye kubera icyo wabyamaganye wenda kubera ko nk'ubu tuvuge ikigori niba kigomba kwerera amezi 3 cyangwa se 5 bakaba bakereza ukwezi kumwe ariko basobanura ko ari ugukemura ikibazo cyo gukemura food security cyangwa se umutekano w'ibirire nk'ibyo bavuga ngo abantu barya rimwe urumva bazaba barya gatatu ariko barya ibintu noneho ya myaka bagomba kubaho niba ari 50 nayo izagabanuka nyine mbere nk'ibyo bigori byabo gusa urumva ko abantu tazabaho so tukumva yuko abantu bagomba kuba kuri ibintu bizabafasha no kuramba atari ibintu bizabakenyura none se honorable kandi bitera indwara twabigaragaje no mu nteko hari indwara ziva n'ubushakashatsi ariko bwakozwe nuvuga ko ari ibintu nkura mu mutwe ni ibintu bya science hari indwara ziva muri ibyo bintu byahindutse harimo za kanseri hari n'abantu bahindura za muzi ugasanga umuntu yari asanzwe yishimye akaba ahindutse umuntu w'umurakari ibyo rakaye cyane ugasanga byangije mu bwonko ugasanga abantu batangiye kugenda bibagirwa cyane bamwe bakatangira byinshi cyane noneho uretse n'abantu n'ubutaka bukangirika ubutaka ntabwongera ubutaka bwagiye iyo bigori biterwa n'izo mbuto ntushaka gushaka ikindi kintu kirinda turere ngo kizakunde kuhamera nubwo burangirika so tukavuga ati iyo bintu nubwo bavuga ngo bije gukemura ibibazo ariko bije kongera ibindi bibazo none bishobora no kuzatu n'ahandi biri nko muri Amerika uzi ko batabyemera muri Amerika barabinga bakabyohereza ahandi bona ntabwo bajya bemera ko abaturage babo kubirya ariko rabu isobanura ko ibyo muvuga mu byamagana ari bike cyane kubw'inyungu zibizabizanye kuko ikibazo cy'imirire abantu bazabona ibyo kurya science rega ntabwo ibesha science irahari ntabwo nabwo wahimbye science kandi ibyo mvuga barabizi ko ari ukuri kandi nibo bazagirwaho n'ingaruka bwa mbere icyo tukireke nacyo tuzakigenera ikiganiro cyihariye iyi mvuga niyo bizagiraho ingaruka bwa mbere yego reka ibyo tube tubyuhuriye tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu gitaha twinjire muri siyanse neza turebe icyo ivuga ku bijyanye na GMO hanyuma twigarukiye mu kiganiro cyacu n'icyo mutekereza ku izamuka ry'ibiciro bikomeje kuvugwaho amagambo menshi bamwe barinuba ariko by'umwihariko mu minsi yashize habaye izamuka ry'ibiciro bya transport rusange ku batega amabisi ibi byaje byongera no kwizamuka ry'ibiciro ry'ibiribwa ibi mu bitekereza iki nkamwe Dr Frank Habineza ibya transport beko bizamuka premier ministre yaje mu nteko ministre w'intebe gahunda y'umuzanye mu nteko n'abaministiri ndabimubwira ati yago natanze igitekerezo musaba ko bitazamuka cya gitekerezo cyane mvuga ati numvise yuko rura izazamura ibiciro ariko abatunyarwanda ntabwo nubo bavuga ngo yari inkunganiye mu gihe cya covid ko bameze neza navuga ati amakuru mfite nuko abanyarwanda batameze neza mu mufuka ibyo mbare ibyo bavuga abandi ntabwo ariko kuri saba ko ibiciro biguma uko byari bimeze ariko igitekerezo cyanjye ntabwo cyumviswe byarazamutse so uruvange ubuvugizi nari nabukoze mbere yuko bizamuka cyo navuga nuko tuzakomeza tubikora iki dukora ubuvugizi barebe bashishoze kuko mu kanya hari umuntu umbwiye ko ngo ibiciro byarura nabo batangiye kubirenga ngo aho bari bashizeho ngo amafaranga 140 ngo ariko byageze 250
birahenze ni ukuvuga ngo ibyo rero yanditse abo mu mabisi ntabwo ari kugenda aho ubongejeho andi urumva ko ibyo bintu bitangiye no kwishyura n'amategeko ayo makuru yabonye mu kanya ayo makuru sindayatohoza njye ndayabonye ariko njyewe amakuru nzi nuko bihenze kandi abaturage barababaye kuko kuva kuvikana ubugiye nka Nyabugogo ni hafi amafaranga 1000 ngo gutega moto kandi impamvu bisi yagiyeho no kugira ngo babandi bakennye badashoboye gutega moto babone uko bagenda muri bisi rusange ngira ngo ni ikibazo nkamwe abashinga amategeko mukomeze mukuru uvugize turakomeza tubikurikirane kandi leta irebe uko yakongera gushyiraho izo nkunganire niba ariko nabyita niko bimeze kuko turabona mu bindi bihugu nko muri za Kenya hari ibyo numvise ko leta yavuze ngo izashyiraho umusoro yone ku bantu bafite amazu ariko amafaranga azavamo bayafashe kubakira batafite aho batuye urumva nk'ibintu nk'ibyo nuvuga ngo natwe mu by'ukuri niba abantu bacu batafite ubwo bushobozi leta n'ubundi yari isanzwe ubundi abanyarwanda bayitanga n'umubyeyi ubwo ndavuga leta nka institution leta nk'uko isanzwe ireberera abantu bose yongereye umubyeyi irebe ukuntu bikemuka ariko twebwe nk'akazi kacu gukora ubuvugizi turakomeza tugakore tukangurira leta kuko igihe leta itabireba leta ishobora kureba uruhande rumwe nayo mpamvu biba byiza ko hari amashyaka ya politique yandi cyane cyane ya opposition ashobora kureba ku rundi ruhande akayikebura tuzabikora muzabikore kuko ikintu abenshi bakomeje gushinja abadepite bo mu nteko y'u Rwanda nuko ubundi izina ryabo ni ryiza pe ni intumwa za rubanda ariko ikibazo nk'ibi ngibi ugasanga nyine ijwi ryabo ritumvikanye ngo ribe ryagira icyo rihindura nuko namwe ariko mutakurikiye nk'ubu nk'ibyo mbivuga mu nteko mwari muri kuki mutabyanditse mwari kubyandika mukabivuga mu bitangazamakuru nibura leta yari kubyumva icyo gihe ko bikomeye ibitekerezo navuze bakataba bifatira kikari ariko mwe murabyihorera mukajyana n'ibindi byacitse so urumva icyo gihe namwe mumenye inyungu zanyu muzajya mumenya inyungu zanyu n'iz'abaturage oya inyungu zacu turaziza ahubwo mwe mujye mukora mukomeze mukora ubuvugizi ahubwo tuzajya tugerageza natwe kubitangaza buriya ngira ngo ngaruka kuri iki kintu iyo wumvise Frank avuga cyane ku itangazamakuru muzajye mubyumva ni ukuvuga ngo kugira ngo igihugu kitere imbere ubundi bajya bavuga ngo habaho amaboko ane hari ukuboko kwa leta tugira amaboko ane leta y'ibitanga gitifu ariyo iyobowe na perezida wa repubulika executive indi leta ya gitifu niyo wise gitifu naringize ni gitifu w'akagari cyangwa w'umurenge executive okay ukigerageza ariko gitifu niko numva abaturage babyita yego nibyo ariko gitifu executive kabisa iyo ishinzwe gushira mu ibikorwa bya leta cyangwa se amategeko n'ibindi byose ariko akaba n'ukuboko kwa leta kwa gushinga amategeko kwa leta ishinga amategeko legislative ubwo niko gushiraho amategeko leta izashira mu bikorwa noneho cyangwa igitifu izashira mu bikorwa noneho akabaho n'ubutabera bushinzwe kureba iby'imanza n'ibindi byose noneho ukuboko kwa kandi kutari mu zindi zanditse ni itangazamakuru ni mwe mukora ubugenzuzi mukareba mukora ni nawe mwifashishwa mu byose no kumenyekanisha bya bikorwa byose noneho nkavuga ngo iyo mpamvu twitwa ndavuga twabanyamakuru twitwa ubutegetsi bwa kane ngira bibise ukuboko kwa kane noneho ubwo butegetsi bwa kane mukeneye kumenya ngo twebwe twavuze ibintu mugomba kubivuga nibwo bigera kure iyo mutabivuze birangiriraho kimwe na societe civile iyo mpamvu turi kubivugaho kugira ngo abatwumva bari mu nzego za gitifu babyumve bagire icyo bakora ko abaturage barababaye cyane cyane kuri ibiciro by'izamuka kandi bamenye yuko nibatabikemura nibaramuka bamwe muri bo bagiye kwiyamamaza ko bazabura amajwi icyo ni ikindi oya nibyo ni ukuvuga ngo ubundi abaturage bagomba gutora abantu babakemura ibibazo byabo na leta nayo iyo yumvise honorable minota iri kugenda dusiganye merera tujye ku yindi ngingo warukomoje ikibazo cya transport ikizamuka ry'ibiciro by'ibiribwa se ibyo twabivuzeho kenshi cyane tuzakunda tubikorera ubuvugizi hanyuma rero mutekereza iki ari itegeko rimaze iminsi riri kuvugwa ndakeka riri mu nteko ishinga amategeko bari kurivugurura rirebana n'umuryango hari aho bikomeje kuba deba mu baturage na n'ubwo abatwumva bashobora kuba bakibiganiraho hari inkuru zanditswe zivuga ko ubu ngubu itegeko riri kuvugururwa riteganya ko abana b'abakobwa b'imyaka 18 ngo bashobora kuzajya bashyingirwa ngo bikaba byarasabwe na bamwe muri bo ngo bandikira Minisiteri y'Uburinganire n'umuryango ndetse uyu mushinga w'itegeko ukaba waraje gukosora iyi ngingo kuri iyi myaka 18 y'ubukure wowe urayishyigikiye navuga yuko umushinga w'itegeko waje mu nteko umunsi w'ejo usabirwa icyo bita tubyita ishingiro
noneho ishingiro ryaratanzwe ni ukuvuga ngo umushinga w'itegeko tujya muri komisiyo kugira ngo ukomeze unonosore neza cyane. So abaturage bakomeze batanga ibitekerezo byabo ku byo batishimiye n'iki byose kugira ibitekerezo bizakomeze biganirweho. Ariko nakubwira yuko abantu bafashe akantu kamwe gusa, ni ibintu byinshi cyane byagaragajwe ko bishaka ko divorce, ariko ukanuka imyaka 18 ko nagira ngo tuganireho kuko nta itegeko ryose twarivuga. Ariko se kuki bavuga umwana w'umukobwa? Ni umuntu wese bavuze ko imyaka yo gushaka yagabanuka ikagera ku myaka 18, ariko noneho bigasabirwa uruhusha n'umushinzwe irangamimerere ku rwego rw'akarere. N'ubundi ariko byari birihwerega na kera umuntu wari ufite imyaka 21 yasabaga uruhusha byabaga ngomba kuba yakora iki, ariko maybe byabaga bigoye byashobora kujya hejuru muri minaro cyangwa ministre. Ubu cyabaye nuko uruhusha ruri busabwe ku rwego rw'akarere kubera ko abaturage byabagora bakuza ku nzego z'igihugu. Nuvuga ngo n'ubundi ikiza cyifuzwa nuko ya 21, ariko niba ari 18 ushaka kuba washingirwa ubisabe, ntabwo ari umukobwa gusa n'umuhungu. Ni ukuvuga ngo mariage kugira ngo tubyaze umusaruro. Abakritika ibi by'imyaka 18 bavuga ko bishobora guteza ibibazo bibiri, kuko bavuga ko imyaka 18 umukobwa aba akiri muto, turi kuvuga ku mukobwa and umuhungu twe tumuretse imyaka 18 akavuga ko ashobora kujya mu rugo akiri muto bikaba byamugora, divorce zikiyongera. Imyaka yo gukure mu Rwanda ni 18. Bakongera bakavuga bati icyo cya divorce cyo shobora kwiyongera kandi narubu kirahari. Bakongera bakanavuga ngo bakora divorce ku myaka 18 ku myaka 18 bishobora kongera wa mubare wabavuka, kuko u Rwanda rumwe bihugu bifite overpopulation. Erega buriya ari ibindi bintu byagaragaye hariya twabonye bigaragaza yuko abana muri rusange basigaye bajya mu bikorwa byo kubuza imibonano mpuzabitsina bakiri bato, ariko babikora mu buryo butemewe no mu gihe kubyemeza. Ndetse noneho bakanabyara abana, noneho ugasanga abana bavutse ntibafite abantu babarera. Umwana ashobora kuba afite iyo myaka 18 cyangwa se 10 n'ingahe, ugasanga ni ibibazo, ntashobora no kuba yashaka n'umugabo, noneho n'umugabo aramutaye aragiye arirukanse, ugasanga bibaye ibibazo byose. Noneho no kuvuga ngo ni icyo kibazo ko Minisiteri y'Umuryango bakigejejeho ni ikibazo gihari muri societe, kandi buri itegeko rijyaho kugira ngo rikemure ibibazo. Itegeko ry'umuryango ryari rihari, ariko rigiye kuvugururwa kugira ngo rikemure ibibazo byagaragaje muri societe. Ariko wenda amagambo make uraryemera, uremeranya naryo? Njyewe ntabwo sinavuga ko ari itegeko ribi, ni itegeko ryiza kubera ko rije risubiza ibibazo by'abanyarwanda. So ibirimo bizaganirwaho, simvuze ngo bizaturwa gutyo, kuko bigiye kuganirwaho muri komisiyo. Buriya icyo mwumvise ni kwemeza ishingiro ryabyo, ariko bigiye kuganirwaho mu buryo burambuye muri komisiyo ibishinzwe, babinonosore. Hari igihe bizasohoka ku munota wa nyuma bitari biriya cyangwa ari biriya, ubwo tugategereze nuva nabwo rizaza muri komisiyo yangiza muri komisiyo ibishinzwe. Muri komisiyo arya komisiyo yanyu yitwa gute? Njye ni muri komisiyo y'imibereho y'abaturage. Okay, niyo nshinzwe. Ariko niyo nkoreramo, ariko itegeko rimwe mushobora kujya muri komisiyo ya politique, nuko nsekereza. Ariko uzongera mu nteko rusange, ariko bariya bizajyamo nibo bazaba bafite ubushobozi bwo kurusesengura cyane. Ariko natwe ntabwo tubufite umwanya twajyayo, ubundi biba byemewe, umudepite wese ashobora kujya muri komisiyo agatanga ibitekerezo. Ariko namwe muremerewe n'itangazamakuru mujyaje mubimenya, ariko n'abaturage barimo gufata ibintu bakabyandika bakiye muri za association zabo n'ubundi buryo, mukabijyana hariya mu nteko muri komisiyo, mwamenye igihe bizagije mukabitanga ibitekerezo. Ntimuziheze rwose, inteko ifunguriye abanyarwanda bose. Yego, turugana ku musozo mu minota mike dusigaranye. Honorable, twari turi kuganira ku bijyanye n'amatora, nubwo twagiye twinjizamo izindi ngingo zitandukanye. Amatora ategerejwe mu kwezi kwa 7 muri uyu mwaka wa 2024 ni amatora y'abashinga amategeko ndetse n'amatora mukuru w'igihugu. N'ubwa mbere mu Rwanda bigiye kubaho ko aya matora yombi aba mu buryo bukomatanyije. Ndagira nkubaze uko ubitekereza, ubivuga iki kuba amatora? Twarabyishimiye, nabivuze ngira ngo no mu kiganiro cy'ubushize hano. Twarabyishimiye yuko azaba, kubera ko hari ubwiza burimo, ko bizadufasha gukora kampanye inshuro imwe, tuzavunika ariko tuvunike rimwe. So ni byiza cyane. Murabona mutazakoresha amafaranga menshi? N'ubundi twakoresheje menshi kurushaho. Twakoresheje muri 2014 twiyamaza kuba perezida, turanatsindwa. Tuyamamaza muri 2018 tuyamamaza kuba depite, naho tukoresha menshi turatsinda. So ubu bizakorerwa icyarimwe, ni byiza cyane, ni menshi ariko bikukorera rimwe biba ari byo byiza.
n'abaturage bazunguka ko tuzahora tubahamagara buri kanya ngo muze tuyamamaze kuko nabo tubakuye mu kazi na leta ariko yavuze ko izasagura amafaranga nibura izatubakiramo nibura ibitaro bizadushimisha n'amafaranga atari make ugereranyije n'ayatangwaga. Yes. Mwebwe nta kibazo murabona ari byiza kandi muzabishobora. Nabigaragaje ko nta kibazo. Tugeze ku musozo, reka ngushimire cyane bwana honorable Dr. Frank Habineza ko witabira utumire bwacu wakoze. Nanjye ndabashimiye cyane. Yego. Tugeze ku musozo w'ikiganiro, munyemerere mbashimire mwese abo twabanye kuva dutangiye kugeza dusoje, kandi namwe mwaje kutwiyungaho twatangiye ikiganiro. Mwese ndabashimiye, muri abantu b'agaciro gakomeye cyane kuri twebwe. Reka mbifurize gukomeza kugira byiza kandi nimuhindura urushinge. Ni ijana kaje kimwe Power FM, ikiganiro ni special report, naho nge ndi Placide Nyinshuti. Reka mbabwire ngo baramuke neza, naho ubutaha. 104.1 Power FM. Special reports. A deeper look at stories making headlines. The Late Night Show. Hello. Mwiriwe neza.